Nguhaye ikaze wowe ugeze bwa mbere kuri Iyungure BTV, ngushimira nawe udahwema kubana natwe. Uyu munsi naje ngo tuganire ku bintu abasore bakorera abakobwa bakunda bya nyabyo. Mbisubiremo neza ngo abasore bakorera abakobwa bakunda bya nyabyo. Icya mbere, umusore ugukunda bya nyabyo igihe cyose wakosheje azabikubwira adaciye ku ruhande. Hari ukuntu usanga mu by'ukuri dukora amakosa ariko ugasanga abantu baradushyigikira muri ya makosa yacu bitewe n'ikiduhuza cyangwa se ikindi kintu bashaka kuri twebwe, ariko umuntu ugukunda bya nyabyo azakubwira ko wakosheje. Kabiri, umusore ugukunda bya nyabyo akubwira ibye ntacyo aguhisha. Niba hari ikintu kigora abasore cyane ni ukugira ngo agufungukire akubwire ibintu byamubaye ku buzima bwe cyangwa se n'ibyo ari kunyuramo. Akenshi bakunda kubigira amabanga. Ariko umusore ugukunda bya nyabyo ntibivuze ngo azahita abikubwira at the same time, ako kanya byose abishyiraho, oya, ahubwo uko iminsi igenda ishira agenda akubwira kimwe ku kindi, rimwe ugasigara wibaza uti se uyu musore ko ambwira ibintu byose gutya bimeze bite? Ntabwo ari uko ananiwe kubika ibanga, ahubwo uri uw'agaciro ku buzima bwe, aba yumva yagusharinga buri kimwe cyose ku buzima bwe kugira ngo umukundire ahahise, umukundire naho uyu munsi, kugira ngo ejo utazisanga uwo wakunze atari wa muntu watekerezaga. Gatatu, aragushyigikira ibintu byose urimo, atari ibintu bibi, ariko niba mvuze ngo umuntu aragushyigikira ubwo mbanganisha ku bintu byiza nawe bigufitiye umumaro. Ni ukuvuga ngo aba yumva waba successful abigizemo uruhare, kuko gutsinda kwawe aba yumva ari ishema kuri we. Bityo rero ibintu byose urimo ukora aba yumva yabigiramo uruhare. Kane, agutega amatwi. Abantu benshi bakunda mukaganira nyine rimwe na rimwe ugasanga bisigaye aho ngaho, ariko agutega amatwi ijambo ku rindi. Ni ukuvuga ngo iyo muganira se intege nke zawe, imbaraga zawe, imishinga ufite, ahantu wifuza kugera, usanga ari wa muntu ugutega amatwi cyane. Ntago agutega amatwi kubera ko afite amatsiko yo kumenya ibyabaye ku buzima bwawe, ahubwo aba agira ngo akumenye wowe wa nyawe, amenye n'aho ahagarara ku buzima bwawe. Gatanu, azakugira uw'ingenzi. Ni ukuvuga ngo ibikorwa bye byose biba biganisha ku byishimo byawe. Kabone n'ubwo yakora ikintu gituma ubabara, ntabwo gusaba imbabazi bimugora, kuko aba yumva kukubona ubabaye nawe aricyo kintu kimuhungabanya. Ni ukuvuga ngo azagerageza gukora ibintu ariko abona ko nawe bitakubangamira. Gatandatu, ni wa muntu ukuzi kuva ku mutwe ukagera ku kirenge. Hari ukuntu uba ubana n'umuntu ariko mukundana ariko ukaba utazi, ku buryo umuntu ashobora no kubaza ati se aka kantu uzi ko runaka gafite? Ukaba uzi ko ntako afite kandi mwitwa ngo murakundana. Ariko iyo ukunda umuntu umwitaho ukamenya buri kimwe cyose, ku buryo uyu munsi ushobora kuba wahinduye coiffure, wagiye muri salo, wambaye iherena rishya cyangwa indi myenda, urukweto rushya. Ni ukuvuga ngo ukimugira imbere ahita amenya ko hari ikintu cyahindutse kuri wowe. Ni ukuvuga ngo arakuzi, agira umwanya wo kwitaho no kukureba, kuko wa muntu utitayeho ashobora no gutambuka ntumenye rwose ko yahanyuze. Ariko umuntu ukunda bya nyabyo, ni ukuvuga ngo ntushobora kuyoberwa ikintu cyose cyahindutse kuri we. Wakoze cyane rero kubana nanjye, ibi nibyo